Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Force Official. Nizere ko utari mu basigaye mu gukoresha iyi application iri gukorerwaho amafaranga n'abantu benshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe application yitwa Iwacusoft. Ushobora kuba warayumvise hirya no hino kuri social medias ariko utarayigerageza, ariko icyo nakubwira cyo ni uko irizewe. Niba ari ubwa mbere ukurikiye iyi channel cyangwa se ubonye iyi channel, yitwa Force Official. Ni channel ibagezaho ibiganiro byinshi, ubumenyi bwinshi mu gukoresha ikoranabuhanga, application zigufasha gukorera amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Nimba uri mushya akaba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, kora subscribe, like, share na comment. Wibuke kandi gukanda ku nzogera kugira ngo buri video yose igiye kuri iyi channel izajya ikugereraho ku gihe. Tudatinze rero, reka turebere hamwe uburyo iyi application ikoreshwa. Nk'uko bisanzwe turaza muri Play Store cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha. Uze uyifungure, uze hano muri search nk'uko bisanzwe. Uze hano muri search nk'uko bisanzwe, wandikemo Iwacusoft bifatanye, Iwacusoft bifatanye. Urahita uza bakwereke izi application zose, baraguha iyi n'izindi nyinshi. Wowe icyo ukora urahita uza udownloadinge iyi application, iyi ngiyi kanyibereke neza. Urahita uza udownloadinge iyi application yanditseho Iwacusoft mu nyuguti nkuru kandi bifatanye, biri muri iri bara. Nimba bamaze kuyidownloadinga muri Play Store bakaba bari kukwereka open, urakora kuri open, utegereze bitewe na connection yawe. Nizere ko yamaze kujyamo. Ikimara kujyamo muri telefone yawe ukayifungura, barahita bakwereka, iraza iri muri iyi forme. Baraza bakwereka kwinjira muri konti yawe, aho ushyira nimero, umubare w'ibanga, ukibuka kubivura na kano, yinjira, forget your password, hanga konti. Wowe kuko uri mushya urahita uza wikorere hano kuri hanga konti, kuko uri mushya ntabwo usanzwe ukoresha iyi application. Uraza ukora hano kuri hanga konti. Numara gukoraho barahita bakujyana muri email ziri muri telefone yawe. Uraza guhitamo email ukoresha bitewe n'iyo ushaka. Baraza guhita bakujyana ahantu bagusaba nimero ya telefone yawe ya mobile money. Nyamuneka wibuke gushyiramo mobile money MTN, ubwo ni nimero ya MTN ukoresha kuri mobile money. Bagusabe aho ushyira umubare w'ibanga w'imibare 5, ndetse wongere ushyiremo bwa kabiri hepfo byo kugira ngo uwemeze wa mubare washyizemo bwa mbere w'imibare 5. Nushaka urebe indi mibare yindi 5 ushyiramo atari usanzwe ukoresha kuri mobile money, upfa kuba uzajya uyibuka mu gihe cyose ugiye kwinjira muri konti yawe. Nimba turi kumwe, nizere ko ubwo ibyo warangije kubikora. Numara kubikora ugakora logout, barahita bakuzana aha hantu
ushyiramo nimero yawe ya telefone, aha, ndetse na wa mubare w'ibanga wawe w'imibare 385, ya mibare 5, hano urashyiramo nimero ya telefone, aha, noneho ahangaha ushyiremo umubare w'ibanga w'imibare 5, numara kuyishyiramo wibuke kubivura kano kantu, wibuke kubivura aka kantu, ukimara gushyiramo umubare w'ibanga, ubundi uhita ushyira kuri injira, urahita uza ushyiremo nimero yawe ya telefone, ya nimero wandikishije, uze ushyiremo na wa mubare w'ibanga wandikishije w'imibare 5, uze ubivure kuri kano kantu kuri kwibuka ijambo banga, hanyuma uhita ukora hano kuri kwinjira. Ubwo ni ku muntu yamaze kubona konti, ukore kwinjira, utegereze connection, kandi utegereze turebe, urabona ko biri kurodinga. Nkwibutsa iyi ni application iri gutanga amafaranga atari bimwe bya scam. Ndaje ndabereka message zayo nabikuye uno munsi, ndetse hari nayo nabikuye atarangeraho. Hari igihe uyabikura bigasaba akanya kubera abantu benshi baba bari kuyikoresha, bikagusaba gutegereza, ariko urayabona. So urabona ko application yacu irafungutse. Aha tumaze kwinjira muri konti. Ukimara kwinjira muri account yawe, baraguha dashboard imeze itya. Wowe ibi nturi bubyiteho, ahubwo uraza ikintu uri bukoreshe ni aha, shyira kuri balance. Aka kantu urakabona, urabona yuko kuri balance yacu hariho 0. Kuri balance yacu hariho 0. So icyo ukora rero, uraza gukoresha ishyira kuri konti. Ikindi uri bukore, uri buze gukenera ni iki, kuri tangira. Aha ni naho hantu h'ingenzi uri buhere kuko uri umutangizi. Aha kuri tangira, ndetse na hano kurishyira kuri balance. Kurishyira kuri balance rero niho ushyiriraho amafaranga uyakura kuri mobile money, uyashyira kuri account ya Iwacusoft, kugira ngo ubone uko ugura pake igufasha gusubiza bya bibazo unayungukamo. So kugira ngo uyashyireho rero, uraza ukore hano kuri gura pake, urahita uza ukore hano kurishyira kuri balance, uraza ukoreho. Noneho ukimara gukoraho, urahita uza hano bakubwire ngo shyiramo amafaranga wifuza gushyiramo. Urahita uza ukoremo, wandikemo 1000 kuko niyo uheraho. Ukore hano kuri kwemeza, urahita uza ukore hano kuri emeza, uraza ukoreho. Cya kibazo cya connection kiracyariho. Ahantu ndi gukorera hari connection nkeya rwose, mwihangane. So reka nongere ngerageze ndebe. Aha urabona yuko bahise bampa ka message ka mobile money kakubwira gukura amafaranga kuri mobile money ukayashyira ahandi hantu. So urabona ko aka message bakampaye, nawe barahita bakaguha ukimara gushyiramo aya mafaranga. So ukimara kuyashyiramo biraguma birodinge gutya, baguhe kano ka message, ushyiremo rimwe, ushyiremo umubare w'ibanga mobile money usanzwe ukoresha. Ya mafaranga 1000 arahita ava kuri mobile money yawe ajye kuri account ya Iwacusoft.
urabona yuko sinemeje kwishyura, niyo mpamvu bambwiye ngo kwishyura ntibyakozwe neza, mwasubiramo mukishyura. oke, ndahita nkora kuri oke, ntegereze bitewe na konegisiyo, kubera iyi sisiteme irimo ikoreshwa n'abantu benshi muri iyi minsi, iri kugenda ku muvuduko utari hejuru cyane. Iyo bikubitanye rero nuko ifitiye konegisiyo zidahagije, biratinda bikadindira. So turihangana dutegereze, dukore baki. Aha dusubire inyuma, ariko wowe nimba wemeje ukemeza kwishyura ariya amafaranga 1000, nizere ko yamaze kujya hano kuri balasi, nizere ko wamaze kuyabona hano kuri balasi. Ukimara kuyabona hano kuri balasi, urahita uza bahite bakubwira kugura pake. Urahita ubona ahantu handitse kugura pake. Impamvu njye batari kuhama nuko ayo nari mfiteho nayakiniye. Barahita baguha kugura pake, ukore kuri gura pake, ushyiremo ya mafaranga 1000. Bahita bakubwira ko uguze pake y'1000 igufasha gusubiza ibibazo 10. Dore ngira ngo urabibona. Numara kugura pake, ikintu uri bukore uraba usigaje kuza hano ugakora hahandi twavuze handitse tangira. Urahita uza ukoreho, kubera ko ngewe ibibazo niriwe mbisubiza, ibibazo byanjye nemerewe ku munsi nabirangije. Urabona yuko bari kumbwira ko ibyakozwe ari 10/10, bisigaye ari 0. Ibibazo byanjye by'uyu munsi nabirangije, kuko iyo uri mushya utaragira kote ya VIP uba wemerewe ibibazo 15 ku munsi. Njye rero nabikoze nabirangije, urabona ko bari kumbwira ngo ningure pake ya ninkore akawunti ya VIP. Nanjye ndacyari mushya hano kuri akawunti, ntago nyimazeho igihe kinini, ariko maze kwikuraho amafaranga. So nimba waguze pake wanatangiye, urabona aho bakweretse gukora ibibazo 10. Buri kibazo kiba gifite amasegonda 25. Ukora ku kibazo amasegonda 25 agatangira kubara. Nawe icyo ukora ukoresha gusoma vuba, ugashaka igisubizo vuba kandi witonze, kandi cyanyacyo, kuko amanota ubonye niyo mafaranga baguha. So ndagushishikariza kureba iyi video yose ukayirangiza, ukibuka gukora subscribe nimba uri mushya, ukibuka ndetse no gukora ku nzogera kugira ngo video y'ubutaha izakugeraho. So kubikura rero, iyo hari amafaranga watsindiye, ntabwo ayo wariye agaruka hano kuri balasi, ntago agaruka ahangaha kuri balasi. Oya, ahubwo ayo watsindiye bahita bayashyira hano, bahita bayashyira hano ku manota. Bahita baza bakayashyira ahangaha ku manota. Urabona yuko ngewe mu bibazo 2 nakoze bya nyuma nabonye amanota 3 ku manota 6, bampa amafaranga 120. Aya mafaranga 120, amafaranga yose wemerewe kuyabikura, ariko impamvu ntarayabikura nuko hari amafaranga nabikuye atarangeraho. Reka mbibereke, ndaza mpite nkanda hano kubikura. Ubwo ngiye kubereka uburyo ubikura. Hano haba hariho amanota wabonye ndetse n'amafaranga wahawe. So icyo ukora uhita uza ugakora hano kubikura, ugahita wandikamo hano
umubare w'amafaranga ushaka kubikura ya yandi ari hariya, kadushyiremo ari 120 mfiteho. Urabona yuko bari kumbwira yuko bari kumbwira ngo kubikura biri gukorwa. Impamvu batari kunyereka kubikura ni ukubera ko hari amafaranga nabikuye 1600 akaba atarangeraho, niyo mpamvu utari gukunda kubikura aya 120. So wowe kuko ari ubwa mbere uba ubikuye, hano barahita bakuzanira uburyo bubiri. Barakuzanira uburyo bwo kubikura kuri konti, mobile money cyangwa se telefone, niko biba byanditse, ndetse no kuri balance. Nyamuna nujya kubikura ntubikurire kuri balance, kuko iyo ubikuriye kuri balance ahita agaruka akajya hano kuri iyi balance, ukongera ukayakoresha usubiza ibibazo, ntabwo ajya kuri telefone. So ubikure ukoresheje uburyo bwa mbere uri busangemo, nibwo amafaranga yawe ari bujye kuri mobile money. Kandi nuyabikura ntuhite uyabona, utegereze akanya gato, amafaranga yawe urayabona. So nimba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, kitubwira muri comment. Nimba uri mushya wibuke gukora subscribe, kunzogera, like, share na comment. Nimba kandi waramaze gukora subscribe, ndagushimiye, muze dufatanye. Ciao ciao.